Haleluya, Imana ni nziza kandi ibihe byose, yego koko Imana ni nziza, niyo kamere yayo, reka tujye dushimira Imana kubw'urukundo rwayo ndetse n'ubutabera bwayo, ihora itugirira uko bwije n'uko bukeye, ihora iturinda kandi iturengera mu bibaho byose ibitubaho buri munsi, ihora ibana natwe, ihora idufatiye iry'iburyo kandi ni umurinzi w'imitima yacu ndetse n'imibiri yacu, udukenera ibyo dutunze, akatugenera ibitunga amagara yacu ndetse igatunga n'ubugingo bwacu, izina ryayo ryera nirihabwe icyubahiro. Ni ibyo kwishimirwa kandi ni ibyo gushimira Imana, iyo ikomeje kuturindira mu mababa yayo, ikomeje kuduha ibyo dukeneye bya buri munsi, ni ishimwe rikomeye dukwiriye kujya tuyishimira iteka ryose, mu bibaho byose dukwiye kujya duhora dushima Imana, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi turi kwiga icyigisho cyerekeranye n'amategeko 10 y'Imana, ariko mbere na mbere reka mbahe ikaze mwebwe mwemeye kubana nanjye, ni Hakizimana Emmanuel mukomeje kubana Emigos, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Imana ibane nawe. Uyu munsi dukomeje n'amategeko 10 y'Imana, twatangiriye ku itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, tuza kubona n'irya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuhamura abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo ibihe n'ibihumbi. None uyu munsi tugiye ku itegeko rya gatatu rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Yego, nk'uko twabonye amategeko y'Imana ni ayera kandi agaragaza imico y'Imana. Reka tujye mbere turebe uko iri tegeko rya gatatu ntukavugire ubusa izina ry'Imana, uko dukwiye kuryitondera nuko dukwiye kuryigisha abandi kuryubahiriza. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi bwawe n'ineza urutugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryerahabwe icyubahiro. Turi abanyabyaha, dukora byinshi byangwa n'amaso yawe, Mwami Imana ishobora byose, dukora ibibi byadutandukanya nawe, turakugomera kandi tugomera n'amategeko yawe. Turakwinginze kugira ngo mbere na mbere Data, kuko watwijeje yuko nta cyaha utatubabarira, turakwinginze kugira ngo muri aka kanya Mwami Imana ishobora byose, nibyo koko uwemeye kubabarirwa uramubabarira. Dupfukamisha amavi y'umutima n'amibi dusaba imbabazi z'ibyaha kugira ngo tubabarirwe nawe, twizesha amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu yavira ikava ku musaraba,
tubarwe nk'abana bawe. Mwami Imana ishobora byose, uyu murimo wari ukwiye gukorwa n'abamarayika, ariko reka tugushimire imbaraga n'ubushobozi utanga buturutse mu ijuru, kugira ngo Mwami Imana ishobora byose mwene muntu abashe guhagarara avuga ijambo ryawe. Turagusabye muri aka kanya ngo umanukire kudusobanurira, ataba ari njye uvuga, ahubwo wowe uvuga uri mu ijuru. Reka icyo ushaka kugira ngo kigere ku bwoko bwawe aricyo kibigeraho, twize mu izina rya Yesu, amen. Ntukavugire ubusa izina ry'Imana. Ntukavugire ubusa izina ry'Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Biboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo waho wa 7. Ni ugutuka Imana no kuyisuzugura, gukoresha izina ryayo buri kanya mu bitagira umumaro, nk'utazi ibyo avuga cyangwa kurikoresha mu bitari ukuri. Iri tegeko risubiza izina ry'Imana kwera kwayo n'icyubahiro. Amagambo yose y'imfabusa atitaweho cyangwa atekerezweho akoresha izina ry'Imana ni icyaha. Nshuti bavandimwe, turasabwa kujya twitondera kandi dutinya izina ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurivugira ahantu hose mu byo turimo byose, kuko bigaragara ko kurivuga utaritekerejeho, kurivuga mu magambo y'imfabusa mu byo twirirwamo byose bidafite shinge na rugero, ibyo byose ni icyaha. Dukwiriye kugenzura kandi tukirinda imvugo nshya idatekerejweho yaduka mu bantu b'iki gihe, ikoreshwa izina ry'Imana mu biganiro ndahiro. Ibi bikunze kubaho cyane muri sosiyete n'ahandi hose dutuye, cyangwa mu mihanda n'ahandi hose tugenda. Ugasanga hari imvugo yadutse, ugasanga hari byinshi tuvuga birahira izina ry'Imana, natwe tugafatiraho tukagenda mw'uwo mujya, tukavuga iryo zina ry'Imana mu buryo budakwiriye. Nshuti bavandimwe, reka uyu mucyo w'Imana utugereho, reka gukiranuka kwa Kristo kugiye kuri twe. Dusabe Umwuka w'Imana azayobora imico, imigendere ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Twe kubaho nk'abatagira ubwenge, ahubwo tubeho nk'abanyabwenge, kandi kuko Kristo azabidushoboza, reka twisunge Yesu Kristo umwami wacu. Yesu ati, ntukarahire, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Biboneka muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 5 ku murongo wa 37. Ntitugomba gusaba mu izina rya Yesu ibintu bitajyanye n'ubushake bwe. Uretse no gusuzugura izina ry'Imana mu magambo, abakristo babaho mu buryo bunyuranye n'ukuri kwa Kristo, uwo bitirirwa bariho urubanza rw'iryo zina bigeretseho. Ese uri uwa Kristo? Ese uri umukristo? Niba uri umukristo, ese ibyo uvuga birahura n'ibyo ukora? Cyangwa wagumuye abantu kuri Kristo? Wirirwa uvuga izina rya Kristo mu bantu bose, bareba imirimo n'imico yabo bakabona bihabanye na Kristo, maze bagahera ko n'abari bashaka kugera ku mwami Yesu Kristo, abari bashaka kugira ngo bakizwe nawe, ukabagumira kuri Kristo kubera imico n'imyifatire yawe bitagaragara neza, bityo ukaba umwe ubabuza kugera ku ntego, ubabuza kugera ku mwami Yesu Kristo, kugira ngo abayobore mu mibereho n'ubuzima bwabo bwose. Dore benshi b'ubu bo bafite gusa ishusho yo kwera, kandi bihakana
imbaraga zako. Abafashe aderesi ya Kristo hose ngo ni abakristo, dore ko barihinduye izina rusange, ariko intekerezo, amagambo n'ibikorwa byabo bimutukisha. Bakora icyaha cyo gusuzugura izina ry'Imana mu bupagani, banyuzwe n'umunyenga w'umwuzure w'ubukristo. Ngo nta kibazo, gira umwete wo kujya mu misa, mu rusengero ndasenga. Aba bazamwarira imbere y'umwami w'abami, ubwo bazibutsa gukora ubusa kwabo, ngo mwami mwami, twasengaga mu izina ryawe, twabwirizaga dukora ibitangaza mu izina ryawe. Azababwira abashwishiburiza ko atigeze kubamenya mube, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye, uvugiye ubusa izina rye. Nshuti bavandimwe, reka dusabe umwuka w'Imana, dusabe imbaraga iturutse mu ijuru, ije ituyobora mu rugendo rwose, mu bibaho byose ndetse n'ibyo dukora byose. Bari ije iduha imbaraga zo gukomeza amategeko yayo, kuko twe ntitwabyishoboza. Kuvuga Kristo ntibihagije, ahubwo turararikirwa gushyira mu bikorwa, turararikirwa gukora, atari ukuvuga ku munwa gusa, ahubwo turararikirwa kugira imico nk'iya Kristo yagize ari mu isi. Turararikirwa kwemerera Yesu Kristo ngo atuyobore mu mibereho yacu. Nitwemerera Yesu Kristo akaza agatura muri twe, tuzagira imico, tuzabaho nk'uko Kristo yabayeho, tuzatungana kandi tugere kwera kwa Kristo, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iri tegeko ntiriciraho iteka gusa indahiro zipfuye z'ibinyoma, cyangwa izikomoka ku misho y'amasekuru, ndakakuroga, ndakakwambura, ndakakubura, ndagashahurwa, ahubwo riraromboreza, rikabuzanya no gupfa gukoresha izina ry'Imana ntacyo witayeho, utitaye ku busobanuro bwayo buteye ubwoba. Ni ugutesha Imana icyubahiro kuvuga buri kanya izina ryayo, urisubiramo mu biganiro bisanzwe, utabanje kuyinira cyangwa gutanga Imana ho umugabo mu bibazo by'imburamumaro. Izina rye ni iryera, ni iryo kubahwa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umuntu wese akwiriye gutekereza cyane by'umwihariko ku kubonera icyubahiro no kwera by'Imana. Yamara gusobanukirwa neza no kwera ku mico y'Imana, akirinda guhangara kuvuga izina ry'Imana, keretse gusa afite icyubahiro mu buryo bwimbitse. Bavandimwe, reka twere kugendera mu kivunge, reka twemere kujyana n'ibigezweho, reka kwemera kuyoborwa n'amarangamutima y'abantu, reka kwemera kujyanwa n'ibishashagirana ndetse n'ibigezweho n'amagambo aryoheye amatwi yacu, ahubwo dukurikize urugero ari rwo Bibiliya, urugero ari rw'ijambo ry'Imana, kuko ari wo mucyo uzatobora kandi uzatugeza ku gakiza. Nshuti bavandimwe, mu ndirimbo ya 303, igice cya 2 nicyo kivuga ngo, wirinde ubucuti bw'abantu babi bakunda gukoshya gukora ibibi, kandi ntukavuge ijambo riteye isoni. Ujye wubaha izina ry'Imana, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Saba Yesu agufashe kandi aguhumurize, yemeye kukurinda, azatuma utsinda. Nshuti bavandimwe,
Reka twemerere Yesu Kristo umwami wacu, kuko yemeye kutuyobora, yemeye no kudupfira ku musaraba azira ibyaha byacu. Ubwo twari gupfa aratwitangira, aba incungu ya twese. Reka uwo wemeye kutwitangira tumusabe kugira ngo atuyobore buri ntambwe y'ubuzima bwacu bwose, kandi ibi byose nituba turi kumwe na Yesu tuzabishobora, nta kimunanira. Ibibazo byose arabikemura, nta kimunanira Yesu Kristo. Ahubwo reka twemere kuyoborwa na Mwuka w'Imana. Reka Uwiteka abe ari udushoboza gukora ibikwiriye. Tureke kuvuga ijambo ry'Imana, reka tureke kuvuga izina ry'Imana mu buryo budakwiriye. Reka tureke gutukisha izina ry'Imana mu bapagani, ahubwo twemerere Yesu Kristo atuyobore. Twemere imbaraga mvajuru ariyo zibana natwe, maze Kristo ku iherezo rya byose, umunsi azaba agarutse, azatwijyanire mu ijuru, mu bwami bwe butazahanguka, twimane ingoma nawe ku iherezo, tuzabane nawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabifuriza mwese kugira umushyikirano uhamye hagati yanyu n'Imana. Ndabifuriza kubana n'Imana. Ndabifuriza kwemera kwakira ijambo ry'Imana, kandi dukwiriye gusoma kuko ngo udasoma ntamenya. Reka Umwuka w'Imana abe ari udushoboza gukora byose, kandi atuyobore, aturinde mu iyi si y'icyaha, aduhe guhagarara nk'abagabo, aduhe kuba abagabo nyabagabo, kandi duhagarare dushikamye muri Kristo. Nibyo mbasaba, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uhoraho Umwami Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Shimirwa yuko ubanye natwe muri aka kanya twari turi kuvuga ijambo ryawe. Twizeye tudashidikanya kuko wari kumwe natwe. Turakwinginze Mwami Imana ishobora byose, icyo ushaka kugira ngo ubwoko bwawe bwumve wakibigejejeho. Tugusabye kugira ngo imitima yose yumva iri jambo ryawe ubahe kuryakirana umutima utuje kandi umutima ugukunda. Twiyoborere kandi uduhe gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Turinde kwiga gusa, ahubwo uduhe no gushyira mu bikorwa. Byose tubishobozwe nawe, mu izina rya Yesu, amen.